ujyanye na hanga umurimo. Hanga umurimo y'uyu munsi tugiye kuganira nayo rero uyu munsi. Ejo twari twabonye ku isabune y'amazi, tubona bimwe mu bikoresho biyigize ndetse tuvuga nuko twayikora, ariko none turacyayikomejeho duhita twimuka hepfo ibyo tuhashaka. Twabonye ko isabune y'amazi ishobora gukorwa n'ibikoresho 8 na produit 8. Hanyuma uyu munsi tugiye kongera no turebe produit wakwifashisha 5 z'ingenzi wakoresha isabune y'amazi mu gihe wihuta kandi uyishaka. Mu gihe wihuta ubishaka wakoresha produit 5 z'ingenzi. Abadashobora kureba hari bari mu kabahagere baharebe, bimuke barebe neza. Hari produit 5 z'ingenzi wakwifashisha kugira ngo ukora isabune y'amazi. Produit ya mbere yitwa ungaro, iya kabiri kitwa symphonique, iya gatatu kitwa acide caustique, iya kane kitwa parfait, iya gatanu ni umunyu. Izi produit zifite wakora isabune y'amazi wihuta kandi ikabihagaza igiciro gitoya bigakunda uramutse uzifite. Icyo ni kimwe. Twabonye ko rero hari nanone ibikoresho by'ingenzi wakoresha irange ryo gusiga inyuma ku nzu. Ibikoresho by'ingenzi wakoresha irange ryo gusiga ku nzu, twabonye ko harimo poudre italique. Icyo ni kimwe. Twabonye ko harimo poudre italique. Icyo ni kimwe. Ushobora gukoresha kilogarama 10. Twabonye ko rambuwa ibikombe 3. Twabonye titane ibiyiko 3. Twabonye antirose ibiyiko 3. Twabonye ammoniac udufuniko 3. Tubona ibara udufuniko 3. Hanyuma tubona dushobora kurikora mu buryo bukurikira. Ni ukuvanga poudre italique ikanoga neza, ukayivanamo imyanda, ukongeramo titane na antirose, ukavanga bikanoga, washyizemo litiro 15 z'amazi. Iyo umaze kubivanga neza binoze, nibwo wongeramo igifashi gikomeye aricyo cyitwa korambuwa. Byanoga ugashyira mu ibara. Iki gihe iri range ryawe uba ushobora kurikoresha nta kibazo. Ubanza iki rero? Ubanza gufata ziriya litiro 15, warangiza ukazisukamo ziriya poudre italique ibiro bingahe? 10. Warangiza noneho ukavanga cyane. Iyo umaze kuvanga uvanamo umwanda urimo wose muri ya poudre italique. Wamara kuyungura ubona risa neza, ugahita wongera, ugahita ufata igikombe runaka cyangwa se ikindi kintu runaka, ugahita ufata bya biyiko 3 bya antirose, bya biyiko 3 bya titane, yego, warangiza ukabivangira mu kintu kimwe kiri muri iryo range wakoze, muri iyo poudre italique wakoze, ukabivanga neza. Byamara kunoga ugahita ubisuka muri rya range nyine. Iyo urangije uhita ufata ya korambuwa ugahita nayo yisukamo, ukavanga nyine muri rya range wakoze, bya bikombe 3 ukavanga neza. Korambuwa niyo twabonye yitwa igifashi gikomeye. Hanyuma none warangiza bimaze kunoga neza, ugahita ushyiramo ibara. Ngo tushyiramo iki? Warangiza gushyiramo ibara ukavanga, ugahita ushyiramo ammoniac ari isoza byose. Yego. Twabonye kandi ko iyi irange ryanze gufata wongeramo igifashi. Irange rihumura nabi ukongeramo ammoniac. Ngibyo ibyo ugomba gukoresha irange. Warangiza ugasiga inzu yawe nta kibazo ufite. Gitonderwa, iri ngiri ntago baricanira, ni irange uhita ukorera aho ngo bikabirarangiye.
ntabwo uricanira, ntacyo uruha gukora, uhita urakaraga gusa ugahita uvanamo ntuzita utera. Arumvikana. Iyo rero ubona ridafite ntuzi ipika neza, wongeramo ziriya za titane na za antiroze kugira ngo ryegerane nanone, sibyo? Ukongera ukayishyiramo kugira ngo ryegerane na shayininge neza. Uzongeramo rero bitewe n'uko irangi ryawe ribona, nubwo washyizemo igifashe kugira ngo rifate neza, na ziri uzongeramo kugira ngo rigufashe kwegerana neza. Murakoze cyane, nakagaruka. Bityo rero ibisigaye ni kuri telefone nk'uko twabivuze, ni ya telefone iracyagaruka. Buri wese ubishaka yahamagara akanatubaza aho yaba ari hose, hanyuma tukamubwira ibindi bintu yakora kugira ngo irangi rye ribe rimeze neza. Ni muganga Victoire nk'uko bisanzwe. Hanyuma wowe ongera nawe ubitekerezeho, wumve niba ubyumva neza, ibyo utumva neza ubibaze, kugira ngo isomo ryacu ryumvikane kandi uzabasha no kujya ku isoko ry'umurimo. Nuko ugomba kubuza ibintu neza, ukabikora neza utajijinganya.